ibihe byiza kuri mwaka subscribe hano ku Imena official channel rukumbi kugezaho amakuru y'imikino agiye atandukanye abavugwa hano mu Rwanda, by'umwihariko agaruka kuri shampiyona ya hano mu Rwanda ku makipe agiye atandukanye. N'ubundi turaje ngo twiganire n'ubundi ku ma ekipe ya hano mu Rwanda, by'umwihariko ekipe ikunzwe cyane, ekipe ifite abafana benshi cyane hano mu Rwanda. Birazwi cyane mu maroro agiye akorwa, biraboneka cyane ku masitade uko bagenda bitabira. Nibavuga isaro ry'i Nyanza, nyaboneka jya umenya ikipe bavuze, kubera ko ni imwe mu ma ekipe ubona ko iyo yatsinze ubona itandukaniro ry'andi ma ekipe, cyangwa se ubona itandukaniro ry'umufana. Igisobanuro cy'umufana muri football uzagisanga kuri ino ekipe yavukiye i Nyanza ariko ikaba ikinira mu mujyi wa Kigali. Mu by'ukuri ikipe yaraye ikoze amateka, ikipe yaraye ihaye ibyishimo aba bakunzi bayo, na n'ubu ngubu aho nyuze baracyaserebura, benshi baraye bari kwitamo hirya no hino. Ni ikipe rwose ubona ko iyi imeze neza cyane, imeze neza cyane. Nibyo byaje kuba mu ijoro ryakeye. Mu by'ukuri bandika agahigo bakuraho ikintu kitari cyiza cyane, ubundi bafata igikwasi rwose bajomba mu gisebe cya Kiyovu Sport bashyira mu gakanga, baravuga bati genda rwose. Bafashe rwose bakubita hasi, bafata umutwe bakubita hasi. Mu by'ukuri Kiyovu Sport nyine yatsinda ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 4 byose ku busa. Umunsi wa 8 wa shampiyona y'u Rwanda rwose ntabwo byari byoroshye cyane. Nyaboneka nibadatabara ikipe ya Kiyovu Sport ishobora no kuzamanuka. Izi zose ni umusaruro wo kwirukana Mukeye Juvenal, banga kumurika ngo yikorere utuntu twe. Bamwe bashima n'abashimye biranga biragenda, ibintu bifite ba nyirabyo. Ubwo rero iyi kipe nayo niyo gusengerwa, iri ku mwanya wa nyuma, imaze kwinjizwa ibitego kuba byabaye 18. Ndakurahiye igize ibitego 5, ibitego 18. Bya defanse nayo mu Bizeye na Kazingu nabo wagira ngo hariya ni ibyamu biri aho ngaho, kandi twumenya Ndizeye ko bari mu kintu ukomeye. Aya ikipe ngarazanya abatoza n'abatoza ngizana ba wadizana n'umuvandimwe we Mark Wade, ariko n'ubundi byarangiye n'ubundi ariko bimeze. Twigarukire kuri ekipe y'i Nyanza, isaro ry'i Nyanza. Abantu baracyari kwibyinira intsinzi, bari kwibyinira Murera araye ibyumwe nimugoroba rwose, ibintu byari bimeze neza cyane. Abonagara kuri stade mu mukino nyine wo kuri uyu wa gatandatu wa Kiyovu Sport na Rayon Sport, umukino w'amateka. Buriya ni n'umukino w'amateka mu by'ukuri, benshi batabizi. Nujya kureba uzasanga arizo kipe mu by'ukuri ziri mu makipe amaze igihe kinini hano muri shampiyona y'u Rwanda. Rwaraye rero agahigo ko kumara imikino igera kuri 5 yose mu by'ukuri, imikino igera kuri 5 ikipe ya Rayon Sport itabasha gushimaho. Benshi bari biteze bavuga bati se ikipe ya Rayon Sport iraza kugakuraho, cyangwa se Kiyovu Sport irimo irarembera igenda ishobora kwikama tugasanga ikoze amateka, iraje izukiye kuri Rayon Sport. Cyane ko Rayon Sport abasaza rwose baraje mu bintu byabo, barongeye bunga ubumwe nk'abareyo kugira ngo bazahure ikipe yabo, bafatanyiriza hamwe. Muri iki gihe amatora atari yaba ngo bamenye umuyobozi ugomba gusimbura Uwayezu Jean Fidel. Umukino wari wakanuye ku mpande zombi, aho abagabo bayoboye Rayon Sport bari baravuzwe rwose imyato, barivuzwe imyato, bivuga imyato mbere y'uko umukino uba, ndetse Mvukeye Juvenal nawe agaragaza ko nawe azaba ahari, kandi koko yari ahari, ahamya ko Kiyovu Sport iza kugora rwose ikipe ya Rayon Sport. Ni ukugora ariko ntabwo hashyizemo gutsinda. Igice cya mbere ayigoye rikamatira ariko efekitifu ntoya cyane ya kipe ya Kiyovu Sport ikomeje kwigwa nabi kabisa, cyane ko kubera ibihano bya FIFA itigeze mu by'ukuri
ibona uburyo bwo kuba yasinyisha cyangwa se yakandikisha abakinnyi yari yamaze kubisinyisha mu by'ukuri. Rero gutsinda ibitego 4 ku ruhande rwa Rayon Sports byatumye ijya ku mwanya wa kabiri n'amanota agera kuri 18 mu mikino 6 imaze gukina. Kiyovu Sports yo gutsindwa uyu mukino bikomeje kuyisiga ku mwanya wa nyuma n'amanota 3, amanota yabonye ku munsi wa mbere wa shampiyona ubwo yatsindaga ikipe ya AS Kigali. Umukino warangiye Rayon Sports itsinze ibitego 4 ku busa bwa Kiyovu Sports, ibitsinze urugamba rw'amagambo rwabanjirije uyu mukino, aho abagabo ku mpande zombi bari bahize gutsinda uno mukino. Uko umukino rero wagenze ku munota ku munota, ubwo tugiye kwinjira mu mukino neza neza tuwusesengure tuwusasanure. Nizere ko tukiri kumwe, nizere ko mukomeje kuryoherwa, neza ko mwakanze subscribe. Ku munota wa 94, ubwo ni umunota wa 4 w'inyongera, Adama Bagago yarekuye ishoti rikomeye imbere y'izamu rya Kiyovu Sports, no ku muzamu Nzeyirwanda Djihad ananirwa kuwukuramo, hanyuma Rayon Sports igira igitego cya 4. Ku munota wa 90 usanzwe yarangiye Rayon Sports iyoboye umukino. Ubwo ni iminota isanzwe y'umukino, yarangiye iyoboye umukino ibitego 3 ku busa bwa Kiyovu Sports, no ku musifuzi yongeraho iminota 4 rero y'inyongera. Ku munota wa 90 Adama Bagayogo n'ubundi yisanze asigaranye n'umuzamu Djihad, ananirwa gushyira umupira mu izamu ngo atsinde igitego cya 4. Hanyuma ku munota wa 89 kuri corner ya Rayon Sports yatewe na Adama Bagayogo, abakinnyi ba Kiyovu Sports bayikuyemo biruka cyane. Hanyuma ku munota wa 86 corner ya Kiyovu Sports itewe na Shaif Bayo, umupira usanga Nsabimana Aimable ahagaze neza, nuko awukuzamo umutwe. Kiyovu Sports ikomeza kubura igitego cy'impozamarira gutyo. Ku munota wa 45 abakunzi ba Rayon Sports bari bari kuririmba Murera rwose muri Kigali Pele Stadium, kubera ko bamaze kwizera intsinzi ku bitego 3 ku busa bwa Kiyovu Sports. Hanyuma Iraguha Haji wa Rayon Sports yari ku ishoti rikomeye cyane ku munota wa 80, nuko ashakisha igitego cya 4, nuko umupira ukunga umutambiko w'izamu ujya ku ruhande, ikipe bari bayishanga rwose. Hanyuma ku munota wa 78 Faringanye yongera ibyishimo by'abareyo, maze ubwo yari ahawe umupira na Muhire Keve ahita atsindira Rayon Sports igitego cya 3. Ku munota wa 76 Iraguha Haji atsindiye Rayon Sports igitego cya 2, nyuma y'uko ishoti ryari rirekuwe na Adama Bagayogo ryari rikuwemo na Nzeyirwanda Djihad. Hanyuma ku munota wa 76 abakinnyi b'ikipe ya Kiyovu Sports bazamukanye umupira imbere y'izamu rya Rayon Sports, barasa igitego ku ishoti ryari ritewe na Desire. Hanyuma ku munota wa 74 abakinnyi ba Kiyovu Sports batangiranye imbaraga zidasanzwe mu gice cya kabiri, bakomeje kugaragaza gucika intege kuko bari kurushwa bikomeye na Rayon Sports. Hanyuma ku munota wa 70 corner ya Rayon Sports yatewe neza na Muhire Keve, nuko Nsabimana Aimable ateye umupira n'umutwe, umuzamu Nzeyirwanda Djihad awukuramo ku murongo. Mu by'ukuri n'umuzamu aba yagerageje gukora ibye, ariko usanga imbere ye nta kintu kihagaze, cyangwa se hari vierge, nta kintu kihari. Hanyuma ku munota wa 67 uwitwa Faringanye yarasigaranye n'umuzamu wa Kiyovu Sports, nuko Nzeyirwanda Djihad yongera gucungura Rayon Sports, umupira awushyira igiye gucungura ikipe ya Kiyovu Sports, umupira awushyira muri corner kabisa. Kiyovu Sports rwose ku munota wa 64 yakoze impinduka, maze Karim Mackenzie yinjira mu kibuga asimbura Twahirwa Olivier. Hanyuma ku munota wa 61 Faringanye yarafatanyije na Adama Bagayogo bagera imbere y'izamu rya Kiyovu Sports, nuko Ndizeye Eric akura umupira ku mutwe wa Faringanye. Mu by'ukuri nawe ubonaga ko ushobora guteza danger hara mu izamu rya Kiyovu Sports. Hanyuma uwitwa Iraguha Haji yari yongeye kuzamukana umupira imbere y'izamu rya Kiyovu Sports. Ku munota wa 61 uwitwa Faringanye afatanyije na Adama Bagayogo bagera imbere y'izamu rya Kiyovu Sports, nuko Ndizeye Eric akura umupira ku mutwe wa Faringanye. Hanyuma ku munota wa 60 Iraguha Haji yari yongeye kuzamukana umupira imbere y'izamu rya Kiyovu Sports, nuko Sharif Bayo aratabara bikomeye cyane hariya
Hanyuma ku munota wa 57 abakinnyi ba Rayon Sport barimo Adama Bagayogo, Iraguha Haji na Richard Ndayishimiye bakomeje kugora Kiyovu Sport. Hanyuma bakomeje kugora Kiyovu Sport bareba ko batsinda igitego cya kabiri. Ku munota wa 54 Iraguha Haji atsindiye Rayon Sport igitego cya mbere nyuma y'uko Adama Bagayogo yari amaze kwandagaza abakinnyi ba Kiyovu Sport. Hanyuma ku munota wa 52 Adama Bagayogo na Iraguha Haji bari bazamukanye umupira imbere y'izamu rya Kiyovu Sport, nuko Masengo Tansere awukuramo, Kiyovu Sport izamukana umupira ariko Ishimwe Keve ananirwa gutsinda igitego. Ku munota wa 48 Muhire Keve yaratanze umupira kwa Faringanye, nuko agiye gutera umupira aragwa birangira awutakaje. Hanyuma ku munota wa 47 Musengo Tansere yazamukanye umupira imbere y'izamu rya Rayon Sport, nuko Kadime Ndiaye awukuramo rwose neza neza, nuko igice cya kabiri cyagarukanye impinduka. Hanyuma reka twerekeze mu gice cya mbere naho turebe uko byari bimeze tuva ku munota wa 42 cyangwa se 47, ubwo ari umunota wa kabiri w'inyongera. Igice cya mbere Muhire Keve na Iraguha Haji bakomeje kugura ikipe ya Kiyovu Sport mu kibuga hagati, nuko iminota 3 yari yangeweho kugira ngo igice cya mbere kirangire. Hanyuma Muhire Keve yaracenze Nizeyimana Juma, nuko amukorera ikosa. Juma yerekwa ikarita y'umuhondo, Muhire Keve ateye kufura ikorwamo neza na Nzeyirwanda Djihad. Hanyuma ku munota wa 42 umuzamu wa Rayon Sport Kadime Ndiaye yakuyemo umupira ubwo yarasigaranye wenyine ari kumwe na Musengo Tansere, arokora ikipe ya Rayon Sport gutyo. Hanyuma ku munota wa 40 Sharif Bayo yongeye kurata igitego cya Kiyovu Sport. Nanone Muhire Keve agarukana umupira imbere y'izamu rya Kiyovu Sport, umusifuzi avuga ko yakoze amakosa. Ku munota wa 37 umupira utangiye kuva ku izamu rimwe ujya ku rindi nyuma y'uko Sharif Bayo ananiwe gutsinda igitego cya Kiyovu Sport, nuko Iraguha Haji nawe azamukanye umupira wenyine awamburwa na Ishimwe Keve. Ku munota wa 35 kufura ya Kiyovu Sport yatewe na Hakizimana Felicien, umupira ukurwamo na Kadime Ndiaye neza cyane. Hanyuma ku munota wa 30 Kiyovu Sport yari ifunguye amazamu ku gitego cya Musengo Tansere, umusifuzi avuga ko habayemo amakosa yo kugonga Omar Nyingi, abaganga binjirana ingobyi mu kibuga. Byari nyuma yo kugongana na Musengo Tansere mu by'ukuri. Hanyuma ku munota wa 27 Serumogo azamukana umupira imbere y'izamu rya Kiyovu Sport, nuko umupira bawushyira muri koroneri yatewe na Keve, umupira urenga abakinnyi bose ujya hanze. Ku munota wa 25 Kiyovu Sport yakoze impinduka, nuko Ishimwe Keve yinjira mu kibuga asimbuye Gakuru Matata. Ku munota wa 21 Gakuru Matata wa Kiyovu Sport aryamye hasi nyuma yo kugongana na Serumogo Ali. Ku munota wa 19 Serumogo Ali yarekuye umupira mwiza imbere y'izamu rya Kiyovu Sport, nuko Erenga Kangananirwa kuwushyira mu izamu rya Kiyovu Sport, umupira awutera hanze cyangwa se uca ku ruhande. Ku munota wa 13 Rayon Sport yakomeje gucurika ikibuga nyuma yiharira umupira nyine kurusha ikipe ya Kiyovu Sport. Ku munota wa 14 Iraguha Haji akomeza kugaragaza imbaraga zidasanzwe muri uyu mukino, ari ku ishoti rikomeye umupira unyura iruhande umunyezamu wa Kiyovu Sport Nzeyirwanda Djihad aryama hasi. Ku munota wa 13 Ndayishimiye cyari cyangwa se Ndayishimiye Richard yahawe umupira na Muhire Keve mu kibuga hagati, nuko Muhire Keve agerageza gushotera kure maze umupira unyura hejuru y'izamu rya Nzeyirwanda Djihad. Mu munota wa 10 Prince Erenga Kanga yaracenze ba myugariro ba Kiyovu Sport ashaka gushota, Nizeyimana Juma akuramo umupira mu by'ukuri. Ku munota wa 9 Muhire Keve yambuye umupira Nizeyimana Juma, nuko Iraguha Haji azamukanye umupira abakinnyi ba Kiyovu Sport bawushyira muri koroneri. Ku munota wa 8 abakinnyi ba Rayon Sport nibo bari kwiharira umupira mu kibuga hagati, ariko abakinnyi ba Kiyovu Sport bakagezamo bakataka n'imbaraga zidasanzwe. Ku munota wa 4 witwa Gakuru Matata yararekuye umupira imbere y'izamu rya Kiyovu Sport rya Rayon Sport, nuko umunyezamu Kadime Ndiaye ukomoka muri Senegal awukuramo arawufata. Iraguha Haji yazamukanye umupira imbere y'izamu rya Kiyovu Sport ku munota wa 2, nuko Nizeyimana Eric amutereka hasi, hatanzwe kufura tewe na Muhire Keve, nuko umupira ugeze kwa Prince Erenga Kanga umupira utera ku ruhande n'umutwe.
mu munota wa mbere y'abakinnyi ba Kiyovu Sport batangije umupira, Sheriff Bayo ari ku ishoti, umupira unyura ku ruhande rw'izamu. Nuko muri make umukino wagenze, birangira ikipe ya Rayon Sport inyagiye ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 4-0. Nyuma y'imikino igera kuri 5 badatsinda, Kiyovu Sport ikomeza kujya habi, kuko nyuma yo kwinjizwa ibitego 4, ikipe imaze kwinjizwa ibitego bigera kuri 18, yinjiza ibitego 5. Ni ikipe itamerewe neza, ni ikipe itagize igikorwa ishaka kumanuka rwose, kuko iri ku mwanya wa nyuma. Aya ni amakosa akomeye cyane yo kure kuri twa Juvenal. Ni ibihano bikomeye cyane. Kiyovu Sport yagerageje kugura abakinnyi ariko kubandikisha biranga kubera ibihano bya FIFA. Uretse Kiyovu Sport nabo bakomeje kugenda bayicarira, bayifata ku gakanu. Kiyovu Sport niyo gusengerwa, Rayon Sport imeze neza cyane kandi imeze neza, abantu bawe mu ngeri zinyuranye. Intsinzi ya Rayon Sport ingaruka nziza zikuzaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu by'ukuri reka tuvuze tuti felicitation kuri abakunzi ba Murera cyangwa se kuri Rayon Sport muri rusange. Imena official yaje ng'igikogezaho amakuru agiye atandukanye avuga muri siporo hano mu Rwanda. Ubwo na APR FC turaza kuyiteraho commentaire nyuma yo kurangiza cyangwa se nyuma yo gutsinda, nyuma yo gutsinda cyangwa se byitego ko ishobora gutsinda ikipe ya Gorilla, cyangwa se tukabona resultat zitandukanye, kuko no kuri Etincelle twari tuzi ko iza gutsinda ariko tubona resultat zitandukanye. Mukomeje mu nogerwe n'ibiganiro Imena official bateguriye, twuze kugaruka mu biganiro bikurikira.